Okay. Wako mara kompani. Oui. Maseza msala soda. To sinyaki pona kukufa pone kolo masa. Cyangwa birimo kugenda bikaza umurego, birakaza umurego kubera iki? Nituza kureba kuba Kabila ageze noneho muri iri huriro, turaza gusanga yuko ibi bintu bigiye gufata iyindi ntera, kuko Kabila n'umuntu wari ufite abantu benshi bamukurikira. Kabila n'umuntu wavugaga speech abaturage bakamwumva. Inkuru mbi wenda isohotse ku Wazalendo nuko hari imirwano yabaye ejo hashize yagiye igwamo abasirikare cyane cyane babana baba Wazalendo bagiye bafatanya na FARDC ariko baratsindwa. Warikare niho navuga bavuye barwanye, bagerageje uko bashoboye ariko benshi bahasize ubuzima. Hari amafoto n'ubundi abari sensitive wenda tudashobora gushyira kunuza ku mbuga nkoranyambaga bitewe na guidelines baba barashyizeho. Amafoto y'abantu bapfuye ntago twayashyiraho, ariko nuza kureba ku bantu wenda bakoresha ama social media bamwe na bamwe bagenda babibona, urasanga hari Wazalendo bagiye bapfa mu gitero navuga 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐕 yagabye igiye gufata irimo kujya Warikare. Niyo mpamvu iyo ngarutse kuri aba baturage nkongera nkareba wenda ku butaka bwabo cyane cyane aribwo Kinshasa ihita yirebera, ndareba nsange aba bantu kurwana n'umuntu ufite impamvu ituma arwana biza kugora umuntu bari kurwana. Ibintu ushobora kuza ufite byose biraza kukugora, kuko umuntu uri kurwana we ari kurwanira ubusugire bwe, ari kurwanira ubwigenge bw'ubutaka bwiwe, kugira ngo byibuze niba yorora avuge ngo ndorora ariko ntago ndibuze kuza mu gitondo wenda nsanga inka zanjye barazitwaye. Navuga ngo muri no ntambara ikiza gukora cyane si amasasu yonyine, haraza kuza n'ubundi kwa kuminimiza abantu runaka, usanga umwe postinze ibintu undi postinze ibindi. Izo ntambara iyo ugiye kubona ukabona abantu twafataga nk'abantu bambara amakote bakagira amagambo bavuga, iyo hatangiye kuza ubuzima bwabo buri privé bujya hanze, nabyo bigira ikintu byafecta mu ntambara. The Update TV. Bisimwa declares, if we take power, Fashi cyangwa se Felix Tshisekedi will have to answer for his crimes. He armed the children from Eastern with no military training, with the plastic bulletproof vests, to send them to fight the Congolese Revolutionary Army cyangwa se M23 AFC. Ahanga tugenekereje mu Kinyarwanda kuri ino letter tujye gutangirana, kuko turaza kuvugamo detail nka zinga zitandukanye kugira ngo tuze kumenya neza ubundi ibintu dukurikiye ni ibiki. Aravuze ngo nidufata ubutegetsi, nukuvuga ikintu n'ubundi yaba AFC M23 na M23 ikintu barwanira nukugira ngo ikintu barwanira kinini nukugira ngo bigenge, bagire freedom yabo, bagire ubwisanzure ku butaka bwabo n'abaturage babo. Tshisekedi agomba kuzasubiza ibibazo bijyanye n'ibyaha byakozwe n'abana ngo bafite intwaro yahaye badafite imyitozo, bafite icyo bita ibyo kwikingira cyangwa se sinzi ukuntu nabishyira mu Kinyarwanda, ni nka antibari za plastique. Asobanura impamvu yabohereje kurwana n'abasirikare bafite imbunda ziremereye. Kimwe mu bintu nshobora kuba ngiye kugarukaho, tugiye kugaruka n'ubundi ku mutwe wa AFC M23, tugaruke kuri zimwe mu mpamvu zituma barwana, tugaruke no kuri effect cyangwa se bimwe mu bintu bigenda bigira ingaruka ku bana bajoininze cyangwa se navuga ngo bakora nk'aba Wazalendo. Wazalendo urumva ni bakunda gukorana rimwe na rimwe na FARDC, ndetse n'abantu barwana ku ruhande navuga rwa leta ya Kongo, ariko bakaba ari abantu baba badafite ibirwanisho navuga wenda bigezweho, badafite imyitozo, kandi bakaba bagiye kurwana n'abasirikare baba bafite imyitozo ndetse batojwe kunuza ziri hejuru. Niyo mpamvu ngira ngo amagambo tugiye kugarukaho, nze mbabwire make ku magambo tugiye kugarukaho kugira ngo tubone gutangira isesengura ryacu. Tugiye kugaruka kuri Wazalendo, tugaruke kuri SADC, tugaruke no kuri umutwe wa M23 n'ikigize icyo bita AFC. No kuvuga AFC ni Alliance Fleuve Congo.
no kuvuga igihe igizwe n'imitwe igiye itandukanye wenda harimo za Pariko harimo iyo bita za Cyalinda harimo M20 nyine M23 n'ubundi ariko noneho akaba hari navuga ngo nabantu bamaze kugira imbaraga cyane cyane no kugeza ubu ngubu na Kabila amaze kubajoininga biri mu kiganiro n'ubundi tuza kongera kubakorera ku busesenguzi bugiye butandukanye bwo kuba Kabila agiye muri Kongo ubundi biraza kuba bisobanuye iki. Navuga ngo tugitangira impamvu tuvuze ngo tumaze dukore no breaking ni iyi inkuru mbi wenda isohotse kuba Wazalendo nuko hari imirwano yabaye ejo hashize yagiye igwamo abasirikare cyane cyane babana baba Wazalendo bagiye bafatanya na FARDC ariko baratsindwa barikare niho navuga bavuye barwanye bagerageje uko bashoboye ariko benshi bahasize ubuzima. Hari amafoto n'ubundi abari sensitive wenda tudashobora gushyira kunuza ku mbuga nkoranyambaga bitewe na guidelines baba barashyizeho amafoto y'abantu bapfuye ntago twayashyiraho ariko nuza kureba ku bantu wenda bakoresha ama social media bamwe na bamwe bagenda babibona urasanga hari Wazalendo bagiye bapfa mu gitero navuga FC M23 yagabye igiye gufata irimo kujya Warikare kuko hari bice n'ubundi bimwe na bimwe bya Warikare yari igiye gufata. Sasa rero impamvu ngira ngo tugaruke kuri ino mitwe tumenye ngo ubundi impamvu irwana ni iyi. Ese niba wenda impamvu irwana ari impamvu yumvikana yaba ubwo kuri yo bafite ukuntu babyumva yaba ndetse no na Kinshasa nabo bafite uko babyumva. Navuga ngo nituza kureba M23 uno Bertrand Bisimwa umuvugizi wayo mu bintu amaze gutangaza ibi bintu ababitangaje kubera navuga ngo hari abantu benshi babagiye bapfa. Nuza kureba abantu bari gupfa n'ubundi na abanyekongo bari gupfa ariko hagapfa nanone n'abantu barwa navuga ngo niba tuvuze ngo Wazalendo hari abapfuye of course n'abarwanaga nabo hari bamwe na bamwe bagenda bapfa. Noneho nk'umuyobozi wa M23 uba uri ku ruhande rw'abantu bashaka gufata kugira ubwigenge muri Kongo igice cyabo iyo babonye abo bantu bapfuye nabo hari ikintu bibakoraho kuko babona yuko abantu bari kurwana n'ubundi n'abantu basa ntagara abazungu wenda bari kurwana n'abirabura si ubwoko runaka burimo kurwana n'ubundi cyane ahubwo navuga ngo niba aba bantu bari gupfa Bertrand Bisimwa agira gutya agatanga itangaza akavuga ngo ibi bintu biri kuba bizabazwa Tshisekedi. Ibi bintu dushobora kubyumva yuko ari ibintu yego bisanzwe ariko ibi bintu koko nyuma y'ubutegetsi hari amategeko abagomba gukurikizwa. Amategeko agomba gukurikizwa hakunda kuzamo ibintu bigiye bitandukanye harimo nituza kureba nka Kabila turasanga yabaye president igihe kinini ariko nyuma yuko abaye president imyaka irenga ndumva 18 akakanya Felix Tshisekedi uri ku butegetsi yagize gutya aravuga ngo amuvanyeho ubudahangarwa. Kuba yari yaragizwe senateri uhoraho byamuhaga ubudahangarwa bw'uko adashobora kuba yakurikiranwa n'inkiko ariko niba akakanya kuba yavaniweho ubudahangarwa akaba ashobora kuba yakurikiranwa n'inkiko urumva kuba yari president yabaye president yego ariko kuba yavaniweho ubudahangarwa icyo kintu gihita kibi cyane kuri we. Ariyo mpamvu navuga ngo na Bisimwa niba ari kuvuga ngo Tshisekedi azabazwa impfu z'aba bana cyangwa se aba bana bari gupfa batigeze bahabwa imyitozo ya gisirikare kandi bakaba barwana n'abasirikare navuga ngo bafite imyitozo ihambaye bizagaruka n'ubundi ku muyobozi kuza ba ruhedinze icyo gihe igihugu. Ibi bintu biri kuba kuri Kabila navuga ngo kuba yajoininze M23 kugira ngo barebe niba bagira ubwigenge cyane Kabila nawe urimo gushaka ko yagira iyo freedom akaza kuvuga ngo niba udufashe nk'urugero wenda yaba Rwanda Kivu Sud Kivu ubiteranyije Alliance Fleuve Congo urasanga byonyine bafite ubuso bungana na kilometero kare zirenga 124. Nuza kureba bikubye ubwo tugeranyije n'igihugu cy'u Rwanda bikubye u Rwanda inshuro zirenga 4 n'igice gutyo kuzamura hafi 5. Nuza kureba territoire zingana gutyo cyangwa se ubutaka bungana gutyo abantu bari gushakira ubwigenge bwabo. Buriya nuza kureba kuri Kongo na ahantu hari strategique cyane haba mu mabuye y'agaciro haba n'ibindi bitandukanye hagiye hari strategique cyane ariko nuza kureba urasanga uno mutwe uri kurwanira ubwigenge Kinshasa irareba ikavuga ngo aba bantu nibarwanira ubwigenge bagafata bura butaka Kinshasa nayo iraza gusigara hari ahantu hari strategique ibuze kuko hari amabuye y'agaciro menshi ariko none abaturage nabikino bari kurwanira nukurwanira kugira ngo bavuge ngo ubutaka bwacu tutitaye yuko harimo amabuye y'agaciro nimvuga ngo mfite ifamu kuko muri Alliance Fleuve Congo harimo twirwaneho harimo abantu bamwe mu bantu bagiye batandukanye biyororera batitaye cyane wenda ku bintu by'amabuye y'agaciro munsi y'ubutaka bwabo. Niyo mpamvu iyo ngarutse kuri aba baturage nkongera nkareba wenda ku butaka bwabo cyane aribwo Kinshasa ita yirebera ndareba nsange aba bantu kurwana n'umuntu ufite impamvu ituma rwana biza kugora umuntu bari kurwana.
ibintu ushobora kuza ufite byose biraza kukugora, kuko umuntu uri kurwana we ari kurwanira ubusugire bwe, ari kurwanira ubwigenge bw'ubutaka bwiwe, kugira ngo byibuze niba yorora avuge ngo ndorora, ariko ntago ndibuze kuza mu gitondo wenda nsanga inka zanjye barazitwaye. Ino ntambara itangira murabyibuka, hari abantu bagiye babona wenda amashusho agiye atandukanye, ugasanga abantu bifitiye wenda inka zabo bari biyororeye batitaye cyane wenda ngo ku mabuye y'agaciro ari aho hantu, ugasanga inka zabo ziraje zifashwe n'abasirikare barazirashe baraziriye. Ibyo bintu rero niba hari umuturage urimo kuvuga ngo turashaka amahoro, ntago aza kwitawe ikizima nuko abona amahoro, ntiyitaye kuza kuvuga ngo Kinshasa ngo yaje irwana, kuko niba Kinshasa ije ikazana indege zigiye zitandukanye zayo ikarasa ahantu hagiye hatandukanye, ugasanga rimwe na rimwe mayimayi yarwanye na pareko, twirwaneho yarwanye n'aba ngaba, ibyo bintu bizana umutekano muke kuri abaturage n'ubundi b'igihugu. Baturage b'igihugu semu bishakira yuko bagira ubwigenge gusa, nta bwigenge bundi bashaka, nukugira ngo ubutaka bwabo bugire, nukugira ngo byibuze umuntu aze kubaho mu mahoro muri bwa butaka bwe agiye afite. Ibintu biraza kugorana kubera iki rero? Ibintu biraza kugorana kuko aho kugira ngo bize kwitwa yuko abantu bagiye kubona navuga ubwigenge byoroshye, ahubwo birimo kugenda bikaza umurego, birakaza umurego kubera iki? Nituza kureba kuba Kabila ageze noneho muri iri huriro, ibi bintu bigiye gufata iyindi ntera, kuko Kabila n'umuntu wari ufite abantu benshi bamukurikira. Kabila n'umuntu wavugaga speech abaturage bakamwumva. Nabonye barimo gufata imibare bagenda bageranya bavuga ngo Kabila buriya ngo afite pourcentage iri hejuru ngo ya 20% kuba yaravugaga abaturage bakamwumva, ariko ibyo ni ibintu n'ubundi bitangazwa buryo kugira ngo haminimizwe imibare runaka, ariko ntaguza kumbwira ngo yatorwaga na 20%. Yabaga yatowe n'abantu benshi mu gihugu, ariko nyine abaza gutangaza amakuru n'ubundi muri no si turimo uraza gusanga mu mirwanire y'abantu haraza gukora, yaba social media zigomba gukora amagambo abantu batangaza cyane. Mwagiye mubona kuri social media muri no minsi irimo kugenda itambuka, urasanga Kinshasa irimo kurwana, yaba n'itangaza amakuru ikongera igahindukira ikarwana nanone urugamba rwo navuga rwa hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Irarwana n'itangaza amakuru kuko uraza gusanga hari bimwe mu bintu bijya hanze, ugasanga Tshisekedi n'umugore runaka bari ahantu, ugasanga hari amavideo asohotse y'uwo mugore, wenda ku bantu bakurikira bakunda kuba kuri Twitter cyane bagiye babibona. Iyi ni intambara n'uburi Tshisekedi aza kurwana, uretse na Tshisekedi n'aba bananga aba Bisimwa n'ubundi uraza gusanga mu minsi iri imbere hagiye kugenda haza amashusho y'ibintu bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Navuga ngo muri no ntambara ikiza gukora cyane si amasasu yonyine, haraza kuza n'ubundi kwa kuminimiza abantu runaka, usanga umwe postinze ibintu unda postinze ibindi. Izo ntambara iyo ugiye kubona ukabona abantu twafataga nk'abantu bambara amakote bakagira amagambo bavuga, iyo hatangiye kuza ubuzima bwabo buri privé bujya hanze, nabyo bigira ikintu byafecta mu ntambara. Navuga rero wenda kuri ntagiye kwibanda kwizima mu magambo cyane, amagambo Bisimwa yatangaje araza kuba strategique cyane ku ntambara iri kurwanwa n'ino mitwe yaba AFC ndetse na M23 iri kurwana irwanira ubutaka bwabo kugira ngo bwabo baturage kugira ngo bigenge. Aba baturage baraza gushyira icyizere cyane muri M23 ndetse na AFC, kuko noneho babonye uwahoze ari umuyobozi wabo, kuko ibi bintu bigiye kugira ingaruka cyane ngiye navuga ziza ku affecta navuga ngo mindset cyangwa se imitekerereze y'abaturage ukuntu bafataga ubuyobozi. Nuza gusanga M23 imaze kubaka imihanda, ugasanga muri AFC bagiye atandukanye bagiye bagarura umutekano, abaturage barimo gusirimba cyane cyane. Bamwe mu bantu navuga ngo basirimba harimo abanyamurenge n'abandi bantu bagiye batandukanye, uri kubona ku social media barimo kubyina insinzi, ubwo niko nabyita. Ariko nubwo babyina insinzi ntago baza kwirengagiza abantu bari kubahereza iyo nsinzi. Niba mu gihe kirenga imyaka myinshi baba baye wenda muri territoire zigiye zitandukanye batarigeze babona amahoro, ariko aka kanya bakaba bari kuvuga bati byibuza tumaze igihe runaka tuvuga ngo hari abantu baturwaniriye batugejeje kuri ibi ngibi turi kubona. Ukabona abaturage mu minsi iri imbere mu gihe kitarenze nk'amezi nk'atanu ari imbere hari umuhanda wa kaburimbo bashobora kuba bagiye gutaha uw'ibirometero birenga 32. Ibyo bintu igihe cyose navuga ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bwa bwarabereyeho ntago byigeze biba, ariko aka kanya niba biri kuba bikaba biri gukorwa navuga nabo bita ngo ni of course bakunda kubita ngo ni inyeshyamba, ariko wa muturage yanyeshyamba ntagaza kuvuga ko ari inyeshyamba. Wa muturage waraza kureba avuge ngo ese aba bantu ikintu bari kutugezaho niki ugereranyije, kuko igihe navuga ngo uno mutwe uza gukora, aba bantu bikiza hamwe baza gukora ibikorwa remezo biremereye umuturage akabibona, biraza kugorana ko Kinshasa none nizagaruka ivuge ngo igiye kuyobora ubwo butaka.
wenda tutitaye kuza kuvuga wenda ngo amasezerano mpuzamahanga araza kuvuga ibi, ndaza kugaruka nanone kuri iri jambo wenda mbere yuko nsoza rivuga navuga Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame niwe wigeze kuzajya asubiza ibibazo bitandukanye, ageze aho aravuga ngo ariko iyo bari kwirukana abantu niba bashobora gufata abantu bakavuga ngo tubirukanye kuri ubu butaka kandi aribwo bahozeho, kubera iki batabirukana n'ubutaka bwabo, wenda bakavuga ngo babaciriye ubutaka bwabo bagume muri bwa butaka bwabo bafite ukwishyira ukizana. Ariko igihe abantu bakomeza kuza kurwanira ukwishyira ukizana, hari abawazalendo n'ubundi bakomeza kubipfiramo benshi, hari ingabo za FARDC n'ubundi zikomeza kuza gupfa. Nono ibi bintu iki kibazo dushobora kuzakigarukaho igihe Kinshasa cyangwa se Tshisekedi uri ku butegetsi azaba atakiri ku butegetsi. Ese azasobanura gute impfu z'aba bantu bari gupfa uyu munsi? Kuko ibi ni ibintu navuga ngo yaba imiryango mpuzamahanga itandukanye izino raporo igenda izandika. Niba dushobora kuba tuvuga ku bayobozi wenda bagiye bapfa mu gihe cyashize, ukaba usanga raporo zabo aka kanya zikiri mu nkiko, n'ubundi ntago navuga ngo icyaha cyo kwica abantu bangana kuriya cyo ntago kijya gisaza. Murabizi mu byaha mpuzamahanga ni ibyaha anytime cyangwa se igihe cyari cyo cyose ushobora gusanga waba uri umukuru w'igihugu, waba uri icyo ushobora kuzagira gutyo ukaza kubisobanura. Niyo mpamvu navuga ngo abawazalendo n'ubundi baraza gukomeza gupfa kubera iki? Niba ingabo nka za Afurika y'Epfo zaravuye muri Kongo zikagira gutya, navuga wenda ntago zahise zigenda ngo zijye iwabo, ingabo bimwe mu bikoresho baragiye ngo barabikatisha binyuza Tanzania bongera babigarura mu Burundi, bakaba barabivanye hari ahantu babihavanye kuko babonaga bari gutsindwa. Nono aba bantu bari kurwana barwanye n'izi ngabo bagahindukira bakarwana na Wazalendo. Niyo mpamvu tuza gukomeza kubona impfu z'aba bantu arizo Bisimwa yavuze yuko bazabazwa. Kandi Bisimwa niba ari munuza niba ari muri angire yo kuvuga ngo nitumara kugira ubwigenge, nitumara navuga ngo kubahoza ubu butaka tumaze kuhashyira ubuyobozi buhamye, akavuga ko Tshisekedi azabibazwa. Iri ni ijambo navuga rikomeye, navuga ry'umunyapolitike aba yavuze, kuko ahantu riza gukomerera nuko uzasanga nka nyuma y'imyaka runaka, kandi koko niba ari kuvuga biriya bintu nuko hari ibintu bari gukora, urasanga ibikorwa remezo bari gukora ni byinshi bigiye bitandukanye. Sasa rero nyuma y'iki gihe turaza kwibaza ngo ese Tshisekedi azemera aganire n'uno mutwe? Kuganira byo mbona bigenda bigorana, sinzi ko bizashoboka. Gusa navuga ngo ngiye nkurikije uko mbyumva, buriya abantu bafite ikintu barwanira kandi bafite navuga ngo bafite impamvu ifatika, igihe kinini birangira, bitinde cyangwa bitebuke birangira babonye intsinzi. Ariko nanone umuntu w'umuyobozi nka Tshisekedi uriho aka kanya, we aratekereza iki nyuma y'aba bantu n'ubundi bari gukomeza gupfa kandi bitirirwa ari we bari kwitirirwa? Nukuvuga iyi n'andi makuru nyuma y'iki gihe hari ubusesenguzi tugiye gukora wenda kuri kuza kwa Kabila mu kujoininga AFC cyangwa se kuza kwifatanya na AFC. Turaza kugenda tubisesenguraho, wenda nyuma y'iri tangazo hari byinshi biza kuvugwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko twebwe ukuntu tubyumva navuga ngo nuko tubona yuko hari byanze bikunze abarwana ari babiri, umwe abayigiza nkana murabizi, hari igihe hari ikintu kiba kizadusobanura wenda mu minsi iri imbere. Gusa ngiye nkurikije ukuntu mbibona nuko mbona yuko navuga ngo Tshisekedi ashatse yareka akaganira na M23 ndetse na AFC. Ngiye nuko mbyumva, ariko noneho bakabona wenda habagashyiraho imirongo ngenderwaho bakumvikana, aho kugira ngo yaba aba bana bakomeze gupfa barwana intambara n'ubundi. Navuga ngo gutsinda bigoranye cyane ko we zimwe mu ngabo ze zagiye zifatwa amatekwa mu gihe cyashize murabizi, ndetse na Sadek Ivanama kayo karenge. Navuga ngo mu busesenguzi bwanjye nkuko mbibona, navuga yuko wenda bagira ibiganiro bagirana ku ruhare rwanjye. Ibi ndetse n'ibindi biganiro murakomeza kubibona kuri The Update n'ubundi nk'ibisanzwe. Iyo atari njyewe abari Savimbi, mwakoze kubana natwe. Ayandi makuru n'ubundi turakomeza kugenda tuyabagezaho. Muchas Gracias.